mu mbaraga z'umwuka wera. Imbaraga ziri mu izina rya Yesu zirahinguranya. Haranditse ngo yohereza ijambo rye akabakiza indwara. Nanjye kunyura muri iri jwi harimo haragenda umuriro winjira utegeka icyafashe cyose kurekura. Yesu ashime cyane mwese abateze amatwi ikiganiro ukuri kw'ijambo ry'Imana mwumvira ku God is Grace TV Rwanda. Dushima Imana nanone ko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire iryo jambo. Reka dusenge hanyuma dukomeze. Data, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Uko wari urejo uyu munsi ni kuri niko uzanahora, kandi wibwira kutugirira ibyiza. Ushimiye kubwa buri wese uteze amatwi aka kanya kugira ngo ijambo rya Mwami Imana rigire icyo rikora ku buzima bwe muri iki kiganiro. Sabye umwuka wera kugira ngo aze avugane na buri wese Mwami Imana yanjye, kugira ngo buri wese abonere igisubizo kunyura mu ijambo ry'Imana. Kandi buri mugambi w'umwanzi wose tuwambuye ubutware n'ububasha mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami. Ahubwo umugambi w'Imana isumba byose reka usohore ku bantu bayo. Turagushimiye Imana yacu ko bikoze kandi turabyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha mwese aho muri. Murakoze kudutega amatwi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turakomeje kuganira ku ijambo rivuga ngo dore icyo urwana nacyo. Turimo turahishura icyo urwana nacyo, kuko iyo umaze kumenya icyo urwana nacyo uba wakinesheje. Nacyo ubwacyo kimenye ko wakimenye kirahunga. Ubushize twarebye ko hari ibintu abantu bambaye bagendana nabyo batabizi. Umuntu akaba yambaye ikintu mwishimwe, ariko twatanze urugero ku myambaro ifatika abantu bambaye. Tugaragaza ukuntu umuntu yambara umwambaro wawe ureba ukabona ko ari umunyeshuri, yaba yambaye umwambaro wamureba ukamenya ko ari imfungwa, cyangwa ko ari umupolisi, cyangwa ko ari umusirikare, n'ibindi n'ibindi. None tugaragaza ukuntu umuntu iyo umupolisi ahagaze ku muhanda arambura ukuboko gusa imodoka igahagarara, atari uko itinya umuntu ahubwo ireba umwambaro. Noneho twimuka aho ngaho twinjira ahandi mu myambaro abantu bambaye batareba, itagaragarira amaso. Cyo gituma nshaka ngo dutangire dusoma ijambo ry'Imana riri mu Befeso ibice 6 duhereye ku murongo waho wa 12. Abefeso 6 turahera ku murongo waho wa 12 handitse ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ntabwo dukirana n'abafite ubutware, kuko tudakirana bambaye ibiri n'amaraso. Ntabwo turwana n'abantu bambaye ibiri n'amaraso. Ibyo urwana nabyo ntabwo byambaye umubiri n'amaraso, ntibyambaye imyambaro isanzwe, ntabwo birya ibyo kurya bisanzwe. Ni ibintu biri mu isi y'umwuka, ariko ngo bifite ubutware. Reka nkomeze some umurongo waho wa 17. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, kugira ngo mubashe kuzimya imyambi y'umwanzi yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ntabwo turwana n'abambaye umubiri n'amaraso, ntabwo turwana n'abantu bafatika, nubwo benshi usanga bahanganye n'abantu n'abo bavukana cyangwa abo baturanye, kandi afite ibindi arwana nabyo we atazi, ahubwo agashaka kurwana n'abantu buntu. Ariko biravuze ngo ibyo turwana nabyo bifite ubutware, bifite ubushobozi, ni ibintu bifite imbaraga, ni ibintu bikwambaye utarebesha amaso y'umubiri. Ariko igisubizo cyabyo nicyo turimo dushaka kuguha kunyura mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo wowe numara kwakira umwami Yesu, numara kwakira ukuri ari ryo jambo ry'Imana, icya kabiri ugatangira kugendera muri uko kuri kw'ijambo ry'Imana, ugatangira gutwara inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, ugatangira gusengesha umwuka wera w'Imana isumba byose, uzashobora kunesha ubwo buriganya bw'umwanzi, cyangwa uzashobora kwiyambura uwo mwambaro. Ndashaka nkwereka umugabo umwe muri gitabo cy'Abami ba Kabiri. Abami ba Kabiri ni umuntu witwa Elisa wagendanye na Eliya igihe kirekire, ariko bamara igihe bagendana bambaye imyambaro idasa. Umwe yambaye umwambaro usa ukwawo n'undi ukwawo, cyangwa se idahuje, itari imwe.
umwe yambaye ya myambaro nakubwiraga itari myiza, undi yambaye umwambaro mwiza. Umwe yambaye umwambaro wo muhejeje inyuma, hakwa kuri bivuga ngo baheranywe n'abaheze inyuma y'amateka. Abami ba kabiri turahera ku murongo wa 8. Eliya yenda umwitero we arawuzinga ukubita amazi, yigabanyamwo kabiri, amwe ajya ukwayo yandi ukwayo, bombi bambukira humutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza, turansaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati, data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramwo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye, asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, genda umwitero Eliya ataye arawuzinga ukubita amazi. Aravuga ati, Uwiteka Mana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamwo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa ahera karambuka. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, bamubonye baravugana bati, umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere, baramubwira bati, abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50, none turakwinginze reka bajye gushaka shobuja, ahari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye akamujugunya ku musozi muremure cyangwa mu kibaya. Aravuga atoya, ntimubohereze. Amen. Eliya, inkuru ya Eliya na Elisa bagendanye igihe kirekire. Elisa akorera Eliya ari umudiyakoni we, bavugana ubutumwa. Eliya Imana imukoresha ibitangaza, ariko icyo turimo tuvugaho ni icyo urwana nacyo. Elisa yari agifite ikintu arwana nacyo ataranesha. Imana ishime yuko ataguye, Imana ishime yuko atabivuyemo, Imana ishime yuko atanamutse, Imana ishime ko atagamburiye ahubwo arakomeza. Umunsi umwe Eliya agera igihe cyo kurangiza urugendo rwe, hanyuma Elisa nawe ngo akomeze. Hanyuma barahaguruka n'abagendana, bahaguruka i Beteli, barazamuka bari ngo bagenda. Eliya aramubwira ati, sigara ahangaha. Elisa aravuga ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho sinsigara. Barahava bagira i Gilugari, barahava bagiye Yeriko, barahava bamanuka kuri Yorodani. Ariko hose uko bahanyuraga niko basangaga abahanuzi. Abahanuzi bakavuga ngo, shobuja agiye kugukurwaho. Mu yandi magambo, wowe umugaragu, wowe urasuzuguritse, wowe uragayitse, shobuja agiye kugukurwaho umugaragu we. Elisa akababwira ati, ndabizi ariko nimuceceke. Mu yandi magambo, hari n'ibindi yarazi bo batamenye. Yari afite umwanzuro wo kwiyambura ikintu kikimubase. Bageze ku mazi Yorodani, Eliya akuramo umwitero yari yambaye awukubita amazi arigabanya. Elisa bireba n'amaso ye, abona umwitero uhagarika amazi, urimo imbaraga z'Imana, urimo ubwiza bw'Imana, urimo icyubahiro cy'Imana, urimo gukora kw'Imana, urimo ubuntu bw'Imana. Amazi arahagarara, ayo hepfo aratemba, amazi arahagarara. Mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga z'Imana zibasha guhagarika amazi, cyangwa zibasha guhagarika ikibazo uhanganye nacyo, zigashyiraho inzira ugakomeza, cyangwa zibasha kukwambura icyo wambaye. Eliya akubita amazi arigabanya, ayo hepfo aratemba. Mu yandi magambo, umwitero utanga igisubizo, atari umwitero w'ibibazo. Barangije barambuka bose, Elisa nawe abireba. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, rero jyewe ndenda kwigendera, manda yanjye irarangiye, ariko nsaba icyo ushaka. Elisa nta kindi yasabye, ntiyasabye imodoka, ntiyasabye inka, ntiyasabye ubutaka, ahubwo yashatse ko bamuhindurira umwambaro. Hari umwambaro rero yambaye utari mwiza, niwe yashatse kuhinduka, kuko uriya mwambaro udahindutse n'imodoka wayibona igashwanyuka, n'ubutaka wabona ntumenye aho bwagiye. Icyo wambaye gishobora kurya ibyo utunze byose. Icyo kibi urwana nacyo naso cyamuhejeje inyuma y'amateka, apfa ntacyo agezeho mu byo yashaka kugeraho. Na nyogosenge wenda cyatumye ashaka mu mazu nk'atandatu asoza yose atayabayemo. Hari ikintu yari yambaye, nawe wenda ushobora kuba wambaye. Elisa hari icyo yari yambaye, ahera ko aravuga, abwira Eliya ati, ndaga imigabane yawe 2 y'umwuka. Undi aramubwira ati, undi umwana muri Isirayeli, umwana w'imfura yaravugaga imigabane 2 y'umwuka. Banjye ambwira, turansaba ikintu kiruhije, ariko numbona nkukurwaho, ibyo ngibyo ushaka niko biri bukubere. Barakomeza baragendana,
hanyuma bagiye gutandukana haza amafarashi n'amagare byaka umuriro biza muri serwakira bihagarara imbere ya Eliya. Eliya ahera ko arurira nk'umuntu utega indege, arimo azamuka. Elisa aravuga ati data wabere Isirayeli amagare n'amafarashi, none uragiye. Undi yiyambura umwitero arawumusigira. Icyo ni cyo Elisa yashakaga, arawumunagira umwitero. Bibiliya yavuze ngo Elisa ahera ko afata uwo yari yambaye arawushishimura. Hari umwitero ukwiriye gushishimurwa, hari n'umwitero ukwiriye kwambarwa. Sinzi niba urimo wumva icyo nshaka kuvuga, ariko hari ikintu wambaye gikwiye gucika, hanyuma ugasingira imbaraga z'Imana, ugasingira ubwiza bw'Imana. Icyitero kirimo inyatsi, cyitero kirimo igisuzuguro, cyitero kirimo icyangiro, cyitero kirimo ikibengero, cyitero cya karande, cyitero kirimo gukenyuka, cyitero kirimo kwangwa, icyitero kirimo ubuhumyi no kurindagira, icyitero kirimo kuyoba. Hari icyitero gikwiye gucika ukaciyambura ukambara undi mwitero mwiza cyane. Imana ishimye ko Elisa yawushishimuye, yari yarawuhishuriwe, ariko ataragera ku munsi wo kuwushishimura. Uwo munsi uragera, arawushishimura, arawucagagura, arawujugunya. Ushobora kubura aho ngaho ugasanga wasanze so mu buzima hari ibintu yagerageje apfata bigezeho, ahubwo icyo yarazi wenda yahoraga arwana n'umudamu we nawe ureba. Hanyuma nawe none warashatse, none nawe urashaka kurwana n'umugore nk'uko so nawe yarwanaga nawe. Icyo yari yambaye nawe kirakwambaye. Mbonye abantu benshi cyane bakakubwira turi yari afite ibintu byinshi cyane, ariko byose nawe ntazi aho byagiye. Ntabwo azi aho byagiye kuko icyo yari yambaye cyarabiriye, cyangwa icyo yambaye n'uyu munsi. Ariko inama ikomeye cyane, hari imbaraga twasanze mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana rizima kandi rifite imbaraga. Abaheburayo 4:12 haranditse ngo kuko ijambo ry'Imana rizima rifite imbaraga, rifite ubugi buruta bw'inkota zose, ribasha gushishimura icyo cyambaro wambaye rikagishishimura kigahinduka ubushingwe. Isa yaragishishimuye, amaze kugishishimura ahera ko atoragura umwitero wa Eliya arawambara. Aragenda nawe agera kuri ya mazi, yari kuzapfa yambutse, yagumana umwitero yari yambaye. Hari amazi waheze inyuma yayo, hari ibihe waheze inyuma wananiwe kurenga, nabi wanyu batarenze, na nyogosenge atarenze, na so atarenze, n'umuryango wanyu utarenze, kuko hari cyabariyeri umwanzi yashizeho. Elisa ntago yari kuzarenga kino kintu yadatora, yatambara uyu mwitero, yatagira amahirwe yo kugirana n'abakozi b'Imana, yatagira amahirwe yo kwigishwa ijambo ry'Imana ngo asigwe. Uyu mwitero wa Eliya wari urimo amavuta y'Imana, mu cyanditswe tugiye gusoma, wari mu bwiza bw'Imana. Araza agera ku mazi, arawuzinga ukubita amazi haruguru, nawe ahera ko arahagara hepfo aratemba, aravuga ati karabaye. Ahera ko arambuka, ba bandi bamusuzuguraga bamureba, ba bandi bahoraga bamugaya bamureba, ba bandi bamuciraga iteka bamureba, ba bandi babonaga ntacyo azageraho bamureba. Naho hari ikintu, hari aho avuye, hari aho yageze batazi. Arangije arambuka, baraza bamwikubita imbere, baravuga ngo databuja. Abamwitaga umugaragu barahinduka biyita abagaragu atabibasabye, ahubwo babisabwe n'umwambaro yamaze kwambara. Hari umwambaro umuntu yambara ibyamusuzuguye bikamwubaha, hari umwambaro umuntu yambara ibyari byarakwanze bikagukunda, n'amafaranga yakwanze akagukunda, n'inka zakwanze zikagukunda, n'ubutaka bwari bwarakwanze bukagukunda, n'abantu bari barakwanze bakagukunda, kuko hari icyo umaze kwambara gikurura ibintu bikaza. Ntabwo muzi ko Bibiliya ivuga ngo umugisha w'iteka Imana itanga uzana ubukire, urazana. Iyo umaze kwambara umwambaro w'umugisha, umugisha utangira gukurura ibintu bikaza bikemera. Cyo gituma umuririmbyi ari imbere avuga ngo muri Yesu biremera. Byemera ryari? Hari anointing, hari amavuta kuza agatangira gukurura bikemera. Elisa baraza ngo databuja, bamwikubita imbere atabibasabye, abagaragu bawe turi hano. Cyo gituma birivuga ngo bazakugarukira ntuzabagarukire, nzakugira umutwe sinzakugira umurizo. Ni ryari? Ni igihe umaze kwambuka iyo nyanja, umaze gusingira uriya mwitero. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome icyanditswe mu kanya tugiye gusorezaho, kiri muri Yesaya, ni ibice 10, Yesaya ibice 10 umurongo wa 27. Tuharebe turebe icyo Bibiliya ivuga. Yesaya ibice 10 27. Hari icyo Bibiliya ivuga 10:27. Reka dusome. Haranditse ngo uwo munsi umutwaro baguhekesheje uzagukurwa, uzakuva ku bitugu. Uwo munsi umutwaro baguhekesheje uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Hari umutwaro uhetse ariko utazi. Hari icyambaro wambaye utareba, kuba ukiziho wenda ushaka no kuba ukizi kuko ubona ugerageza gukora ukabona byaranze.
icyo kintu wambaye wacyamburwa n'iki? Anointing. Uwo munsi umutwaro baguhekesheje uzagukurwaho, uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Icyo gishaka kugusenyera urugo, icyo gishaka kudacuruza ngo wunguke, icyo gishaka kudashaka, icyo kikwicira ubukwe, icyo gishaka ugera mu kazi mu kanya bakakakwirukanamo utazi n'impamvu zabyo, icyo gituma ubona abantu bakwanga, naho hari icyo wambaye. Ariko hari ahantu ugera iyo umaze kwizera umwami Yesu, iyo umaze kumenya imbaraga ziri mu izina rya Yesu, iyo umaze kumenya ubutware nawe ufite, iyo uhagurutse nawe ugatangira ugasenga. Ku ijambo twasomye rivuga ngo bene uwo dayimoni ntabwo avanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 9:28 na 29, Yesu baramubaje bati ese twebwe ko tutabishoboye? Arababwira ngo bene uwo dayimoni ntabwo avanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Mu Befeso aho twasomye havuze ngo ntabwo ducirana n'abambaye umubiri n'amaraso, turwana n'imyuka. None iyo myuka uzarwana nayo ute? Ugomba kurwana rero uko wakijwe. Icyo ni cya mbere, ukakira imbaraga zitari iz'umubiri n'amaraso, kuko n'imyuka urwana nayo si y'umubiri n'amaraso. Warangiza abakozi b'Imana bakakwigisha uburyo umuntu arwana iyo ntambara mu buryo bwo gusenga. Iyo umaze gusenga urasigwa. Aya mavuta dusomye avuga ngo amavuta azadukuraho uburetwa. Hari ibyo twari twambaye, ariko amavuta amaze kutuzaho acagagura ingoyi. No mu buryo bufatika, uzashaka amavuta hariya asanzwe yisige, uyasiga umubiri wawe. Unanze ubwira umuntu agufata umwiya kurebe ko yaguheza. Amavuta atuma ibyari byaragufasha ubyiyaka. Anointing rero yo mu buryo bw'Imana itangira gucagagura ibyari byaragufashe, n'ibyari byarafasha ari wanyu, ibyari byarafasha ubutunzi bwawe, byari byarafasha urushako rwawe, byari byarafasha urubyaro rwawe, byari byarafasha amasezerano yawe, byari ganyaga umugisha wawe. Ibyo ngibyo bikarekura. Uwo munsi mutwara baguhekesheje uzagukurwaho. N'uyu munsi uneze amatwi uhindukira ukizera ijambo ry'Imana ugakizwa, maze ugatangira gukora ibyo birivuga, imitwaro baguhekesheje gukurwaho, urakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Kandi uburetwa buramarwaho n'aya mavuta y'Imana. Amavuta y'Imana twabonye acagagura ingoyi. Abantu benshi baje batugana bababaye, uyu munsi baranezerewe. Kubera iki? Kubera anointing ituruka mu ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga kuri Yesu ni uwasizwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bifuzaga kumukoraho. Reka tuhasome masoreza. Luka 6:19. Reka nsome icyo cyanditswe masoreze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ibice 6 Luka umurongo wa 19 haravuga ngo 6:19 ngo abantu bose bashakaga kumukoraho kuko imbaraga yamuvagaho ikabakiza bose. Abantu bose Yesu arimo abwiriza, abantu babaga bifuza kumukoraho kuko iyi mbaraga ica ikigoyi, iyi mbaraga ica ingoyi wambaye, iyi mbaraga ikwambura icyakwambaye iri kuri Yesu. Nicyo gituma iyo tumaze kumwizera tukinjira mu gusenga, tukinjira mu guhishurirwa, turasigwa. Ibyari byaraheranye batubanjirije ntibiba bikiduherana. Inyanja bananiwe kwambuka turayambuka, ubuzima batahinduye turabuhindura, amashuri batize tukayiga, ubutumwa batavuze tukabuvuga, ingo batubatse ngo zimere neza tukazubaka, kuko iyi mbaraga iva kuri Yesu idushishimuraho icyatwambaye. Nawe rero ndashaka kwigushishimuraho icyakwambaye. Icyo ngicyo cyari kikubujije amahoro, uyu munsi kirasenyuka mu izina rya Yesu. Uyu munsi kiracikagurika mu izina rya Yesu. Uyu munsi kirakurekura. Ngiye gusenga aho uruneza amatwi hose, utangire kwambara uko kwizera, kandi utangire ushaka umukozi w'Imana, umubwire ngo ndakijijwe, ndashaka kumbera umushumba. Reka noneho dusenge kugira ngo icyo ngicyo cyari kikwambaye kikurekure, kuko iyo tumaze kuvuga ijambo ry'Imana cyo kiba cyamaze gushya ubwoba, hasigaye kukirukana kikagenda. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu umwami w'abami, haranditse ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi. Aka kanya ndabizi ko imbaraga z'umwanzi zinteze amatwi, kandi haranditse ngo twirukane Satani nawe azaduhunga. Icyo cyari cyarambaye abana b'Imana aka kanya mu butware nahawe, ndacyambura ibitekerezo cyafashe, ndacyambura umutima cyafashe, ndacyambura umubiri cyafashe, ndacyambura ubugingo cyafashe. Mu izina rya Yesu umwami w'abami,
ndi intorezo y'Uwiteka ni jyewe izacagaguza ifarashi n'uyigenderaho. Icyo ngicyo kitashakaga kushaka aka kanya ndakimanuraho umuriro. Niko byanditse mu Baheburayo 12:29 haranditse ngo kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Tangira guhura n'umuriro aka kanya, tangira kuyenga, tangira gushirira, tangira gushiraho mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Mu mbaraga z'Umwuka Wera haranditse ngo twirukane Satani azaduhunga. Wa mwuka mubwe wari ufashe ubugingo bw'abana b'Imana, wari ufashe ubutunzi bwabo, wari ufashe iyerekwa ryabo, wari ufashe imibereho yabo, aka kanya urimo urahura n'imbaraga z'umuriro mu izina rya Yesu Umwami w'abami. Mu mbaraga z'Umwuka Wera ni jyewe Imana ihaye ubwo butware bwo kumenagura inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi. Niyo cyaba ari icyo bamutongereye ndakimwambura mu izina rya Yesu. Niyo bicyo baba baratongereye ku izina rye cyangwa ku myambaro ye, aka kanya kubera amavuta y'Umwuka Wera n'imbaraga ziri mu izina rya Yesu, icyo cyo kirimo kirayenga, kirimo kirashira mu izina rya Yesu. Icyari cyicaye mu nda kano kanya kirimo kirasohokamo mu izina rya Yesu. Icyari kiri mu maraso ye kirimo kirayenga gisohokamo mu izina rya Yesu Umwami w'abami. Ndakumenagura wa mbaraga y'umwijima we, ndakumenagura wa mwuka w'ikuzimu we, ndakumenagura ubutware bw'umwijima we. Ndi intorezo y'Uwiteka naho ubutware bwo kumenagura. Haranditse muri Luka 10:19 ngo hamagara abigishwa be abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose, indwara zose, ubumuga bwose, ikigoyi cyose, ingoyi yose. Aka kanya ndayirukanye mu izina rya Yesu Umwami w'abami. Nicyo cyashaka kutiga, cyari cyarafashe ubwenge bwawe, cyashaka kukuriganya amashuri yawe, aka kanya ndabona kirimo kiyenga kuko imbaraga y'umuriro uturutse mu ijuru nuko yamanutse ku munsi wa Pentecote, imanutse mu birimi by'umuriro, niko kano kanya imanuka ku mutwe wawe kugera ku birenge. Cyose kirahiye mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Mu mbaraga z'Umwuka Wera, haleluya, ndakuraho itumanaho ry'abadayimoni ryose mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Ndacinga amarembo y'ikuzimu, ndavuna buri nkota yose y'umwanzi. Nkuko imbaraga z'Imana zamanutse mu nzu y'imbohe zigakurayo Petero, nawe zirimo ziragukurayo mu izina rya Yesu. Ziraca iminyururu yari igufashe, ziracingura inzugi wari ukingiraniyemo. Haranditse ngo ni wowe izakujya imbere n'ahataringaniye haringanize, izacamo kabiri ibihindizo by'ibyuma n'inzugi z'imiringa. Wagihindizo we bimbere y'abana b'Imana bakomeza urugendo, warugiwe cinguka mu izina rya Yesu Umwami. Mu mbaraga z'Umwuka Wera abo bari barahejeje inyuma yarwo binjire bakomeza urugendo mu izina rya Yesu Umwami. Haranditse ngo Abanyakanani bazaduha ibitugu. Haranditse ngo uzohereza igitinyiro kitujya imbere utuma ababisha baduha ibitugu. Haranditse ngo umuriro uratubanziriza ugatwika ababisha impande zose. Dore umuriro kano kanya uramanutse gutwika ababisha impande zose mu izina rya Yesu Kristo Umwami. Mu mbaraga z'Umwuka Wera ibyo ngibyo byakuragamo abagore inda, ibyo ngibyo byafataga mu nda birarekura mu izina rya Yesu Umwami. Mu mbaraga z'Umwuka Wera ibyo ngibyo bitashaka ko abantu bashaka ubukwe bwabwegereje bugapfa, kano kanya ndakumanuraho inkota y'umuriro iguhinguranye mu izina rya Yesu. Uneshwe n'uwatsindiye ku musaraba. Ku musaraba Yesu aravuze ngo birarangiye. Na kano kanya birarangiye. Na kano kanya ndavuga ngo birarangiye. Na kano kanya ndavuga ngo birarangiye. Ibyari byakwambaye birarangiye, ibyakurwanyaga birarangiye, byakwicaraga birarangiye, byafataga ibitekerezo birarangiye mu izina rya Yesu Umwami. Ibitashaka kucuruza ngo wunguke kano kanya ndabisukaho umuriro. Niba baragutabye kuzimu ndakuvanayo mu izina rya Yesu. Ibyo ngibyo birahiye, ako kagozi karacitse kari kakuziritse mu izina rya Yesu Kristo Umwami w'abami. Mu mbaraga z'Umwuka Wera icyo ngicyo kitashaka kubyara indi kageza amezi 11, icyo ngicyo cyari gifashe inda, cyari gifashe umura, kirarekuye mu izina rya Yesu Umwami. Mu mbaraga z'Umwuka Wera imbaraga ziri mu izina rya Yesu zirahinguranya. Haranditse ngo yohereza ijambo rye akabakiza indwara. Nanjye kunyura muri rijwi harimo haragenda umuriro winjira utegeka icyafashe cyose kurekura, kuko Imana yacu ari Imana ifuha, ntabwo ibangikana n'ibigirwamana. Ibigirwamana byose bitaye agaciro. Imbaraga z'umwijima zose zirarekuye, ubwami bw'umwijima bwose burayenze, amarembo y'ikuzimu yose arakinzwe, indaro z'abapfumu n'abarozi zirahiye, imbaraga z'abarozi zirayenze, imigambi y'ikuzimu ihindutse ubusa mu izina rya Yesu Umwami w'abami. Mu mbaraga z'Umwuka Wera mavuta yasutswe kuri Dawudi niyo yanesheje igihanda cyamurwanyaga. Aka kanya wagihanda we uraneshejwe mu izina rya Yesu kubera amavuta y'Umwami Yesu. Mavuta ari kuri Samusoni niyo yashishimuraga intare, ibyo ngibyo bimeze nk'intare birashishimuwe mu izina rya Yesu Umwami. Mavuta ari kuri Yoshua niyo yahagaritse izuba, nicyo gituma icyo ngicyo cyari imbere y'Umwana w'Imana. Icyo ari cyo cyose
kiraneshejwe mu izina rya Yesu mwami. Reka abana b'Imana bagenda ari abanyamugisha, reka bakore bunguke, reka bacuruze bunguke, reka bashake babyare, reka bubake ingo z'umugisha, imyuka y'akarande itsindwe burundu mu izina rya Yesu. Reka bige icyari cyarafashe ubwenge, cyari cyicaye ku bwenge, aka kanya kiraburekura, aka kanya kiraburekura, niba ari n'ikibyimba kirayenga mu izina rya Yesu mwami, mu mbaraga z'umwuka wera, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Ndatangaje ko uwo mwana w'Imana abaye muzima, n'icyamuriganyaga mu bwenge kirarekuye mu izina rya Yesu. Icyo ari cyo cyose gifite amatwi yo kunyumva kandi kikumvira, niko abadayimoni babwiye Yesu ngo duhuriye uje kutwica urupfu n'agashinyaguro. Aka kanya abo badayimoni bose bamaze kumvira Yesu kandi barahunze. Urakoze Mana mu izina rya Yesu. Abana be batwikirije amaraso Yesu, batwikirije imbaraga z'Imana, batwikirije ubwiza bw'Imana, batwikirije ubuntu bw'Imana. Mbatuye ko ari abanyamugisha, bagende ari ibirimi by'umuriro, bagende bambaye ubudahangarwa, bagende bacuruze bunguke, bagende borore bagwize, bagende bahinge kandi beze, bagende bige kandi batsinde, bagende bashake kandi babyare, bagende bakore kandi batere imbere, bagende bayobore kandi basizwe, ntibakongere kunanirwa ukundi. Urakoze Mana kubikoze, ndabigushimiye kandi ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.